njye nashatse umugore ariko maze kumushaka arananira kandi nta kindi kintu cyatumye ananira, yananiye kubera boss wanjye nakoreraga moto yinjije wa mugore wanjye. Nirinda kumwereka ko namubonye ngoma nicaye ndagatireka noneho azamuke ku maesikariye ngiye mukurikire, zamutse rero nsanga yinjiye muri cya cyumba cya boss, nta kindi kintu nari bukore. Sente yarakuremeye yamaye ku mafaranga, uri afite agafaranga gatubutse cyane, yamaye ku mafaranga. Ababibonye yafashe dukeya nka bitana yanshyira hano, ariko andi yaje mu muyaga. By'umwihariko ni ukuri uriya mu baby kugira ngo agere mu Rwanda no kubera APR. Ntago rero siporo yahagurutse umuntu nkuriye, nta mugore wakorera undi mugore ni yamukoreye ntago yishima nkuko nge nakamukoreye. nta bantu wakoreye se bikarangira banifuje ibindi. Rero siporo yabaho n'ubundi ntago iratsindira APR mu mahoro, n'ubundi akenshi ihora iburira amahoro mu mahoro. Iyihe Rayon Sport iburira amahoro mu mahoro, ntago irabonera amahoro mu mahoro. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere kumeze neza cyane aho uri hose udukurikira umunsi ku munsi. Ni Urugendo Online TV, ye nitwa Sam Gakire. Tugiye kubana muri studio, nakiriye intare y'akanwa cyangwa se umwite Nyabugogo, umwite Papa cyangwe cyangwa se umwite ngiye kuririmba ngo agahinda karakanyagwa bitanibuka ko muri iyi minsi Nyabugogo ameze neza cyane. Nyabugogo turakwakiriye. Hano ho nabaye nk'umusangwa, sigaye numva bitari n'itegeko ko buri muntu wese yanyakira, kuko barabyibuka neza ko ubwo nakoraga pop balloon hano narahaje makorera ibiganiro bigera nko muri 3 cyangwa 4. Rero nanjye ndabashuje, mbanje gushimira aba diaspora, mbanje gushimira abafana ba APR, mbanje gushimira abakunzi b'Urugendo Online. Mujye mukurikirana ibyo mvuga ndetse n'ibyo nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Aba diaspora rero mwebweho tumaze kuba inshuti muri benshi, ni karibi wanjye, ibindi Imana igiduhana umugisha. Uwo ni Nyabugogo niwe tujye kugana, turaza kugana ku bintu byinshi. Ariko Nyabugogo twagiye duhura turi gutwika, twagiye duhura turi kuganira ku byabaye muri pop balloon, tugahora turi kuvuga kuri APR, tugahora tuvuga ku bindi. Ariko abantu benshi bazi Nyabugogo bamubonye ikagugu, bamubonye ari gukora ubwiza bw'abagore, bamubonye kuri match za APR nk'umwe mu bafana bakomeye, ntabwo bazi background cyangwa se bazi inkomoko ya Nyabugogo. Uzi ko nanjye uyu munsi nibwo namenye ko uri umunyahuye, hahandi ngo avoka imanuka ihiye. Jewe rero uvuka ihuye, iwacu ni Butare mu murenge wa Ngoma na Muyango, buriya turaturanye igipangu ku gipangu. Buriya ni iwacu. Yiga muri TTC, yiga muri TTC Save, yiga muri TTC Save. Buriya rwose yajyaga ku ishuri, nge naramaze gusa nk'ustaramo kuntu narabayemo umustarimo. Ariko Nyabugogo ushaka uri mukuru, yarantanze ushaka uri mukuru mu myaka ndashaje, kuko nimba Muyango ngo Nyabugogo ngo yambutsaga Muyango agiye kwiga kurya ubwana babwiga muri primaire na nasari, akamwambutsa kaburembe. Ndi umustar uca inzara z'abagore hariya ihuye. Haraniho uvuka. Yego. Tubwire rero background ya family yawe se, ufite abavandimwe, ugira ababyeyi se? Just dushaka kumenya Nyabugogo noneho mu yindi version. Ngira mama, ngira na papa, ngira na mukecuru. Ubwo ni nyogokuru wawe. Ubyara nde? Ubyara papa n'ubyara mama bose bariho. Ariko ubundi njyewe ababyeyi banjye umwe muri bo si umunyarwanda. Ni umugongomani? Ni umugande. Ni umugande. Ikigande se umenye Ruganda?
ngambye Ruganda nkumanyi ngambye Runyankore ngambye n'Abaganda ngambye Ruzungu sinongenze nunkurabye no Ruzungu. Reka twiganirire mu kinyarwanda cyacu, izindi ndimi tube tuzihuriye cyane. Urumva Nyabugogo rero ugiye ubwo twagiye turi kumenya Nyabugogo kuva i Nyanza nako kuva i Huye. Yego. Akiri umwana warize? Narize ariko sinabashije gusoza. Akarukiye mu kangahe? Mu wa 5 secondaire. Kuki bitewe n'iki? Bitewe n'uburyo nakunze gushaka amafaranga nyiri umwana. Ntago ari ubushobozi bwari bwabuze? Ntago ari ikibazo cy'ubushobozi. Kuko urumva mu wa 5 n'ubundi abari bakwishyuriye imyaka ingahe yose, ntago mwe kugira ngo urangize secondaire wari. Ntago byari bugorane kandi nize no mu bigo bigiye bihenze. Wize he? Nize EAV. Kabutare. Yego. Nageze Wisdom igihembwe kimwe ni naho nabisoreje mpita mbivamo. Wari warize iki? Accounting. Okay. Nyabugogo kogose ibintu byo guca inzara rero byajute gutangira kwinjira mu maguru. Gutangira rero kwiga guca inzara neza ubundi ubwo nari ngeze aho nyine ku ishuri Musanze naracitse. Citse njya Uganda. Uganda kwa mukecuru nyine mageze mu kigo cyuko ngiye nakagiye kwa mukecuru, abandi bana twiganaga b'Abagande babanjyanye iwabo hari saro birangira mbimenyeyeyo. Nkomeza gutyo rero nago nigeze nongera gukomeza. Ntiwagaruka muri ntozi? Nagiye. Watangiye gukora inzara ufite imyaka ingaho bwo? Tangiye gukora inzara mfite imyaka 17. Uramanuka usubira i Huye ndagenda makorera inzara naho ndagenda mabera umusitari. Harimo ababebe benshi banazwe nagiye makorera nka Naisa ukorera kuri kwa Samukarenzi. Ura munyamakuru. Kandi n'ubu we aracyari umukiriya wanjye. Hari ababebe benshi bagiye barenze. Hari n'abanyamakuru benshi nagiye nkorerayo. Yego. Izina Papa Cyangwe ryavuye? Izina Papa Cyangwe naryiswe rero kubera gukora inzara. Abagore najyaga nkunda kubakorera ikintu bita akamassage, nzi no gukuramo inzara neza zinjiye mu mubiri. Birangira rero banyise Papa Cyangwe. Yego, urakoze. Ariko biriya bintu ngo hari n'abantu bahita babikoreramo ibindi. Ukaba uri gukoresha umuntu inzara, hako bundi abantu mukoresha inzara, aba bahungu babakora inzara mu bamwumva bimeze bite? Kandi umuntu wambwiye ngo bimeze biri muri angle ya Karese, reka mbivuge gutyo. Gusa icyo nabivugaho nuko nta mugore wakorera undi mugore inzara. Ni yamukoreye ntago yishima nkuko nge nakamukoreye. Nta bantu wakoreye se bikarangira banifuje ibindi? Okay, abo icyo ntacyo nakivugaho, ariko nibanga ry'akazi. Urumva mu buzima busanzwe sibye no nawe se ukora delivery, ushobora kujya gukorera umuntu mu rugo? Yego, ndamukorera mu rugo nta kibazo. Okay. Aramamagara kuri nimero yanjye, amara kumamagara. Cyakoze mumwe mu bintu nzi uzi neza ntashidikanyaho no gukora inzara. Gukora inzara ndabizi, ariko nzi no gusakuza kutongeraho n'urusa. Reka manze mvuga ibyo uzi, ibyo bita ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro reka bari bwo twivugira. Yego, ku bumenyi ngiro bwo gukora inzara urabizi. Turaza no gushyiraho nimero y'aba bantu bashaka, niyo waba uri Kabuga delivery kuva Kabuga birakunda rwose. Nabonye ko ka video ka trendinze umuntu ngo ari gucuruza ngo sauce tomate yane ni 5 delivery vikabuga. Okay, ngewe rero n'aba diaspora bo baherere by'umwihariko ndashimira uriya mwana w'umukobwa rwose waje kuri match ya APR. Uriya mwana Jacinta Makwabe ndaje tumugereho tunamuvuge neza. Ahubwo mbere ko hagera mba mbonyerera ikiganiro cyawe kwa Gerard Mbabazi uvuga ukuntu wishyura umwana w'umukobwa aho kugira mu bane akabana na boss wawe. Ibyo bintu byagenze ute?
okay njyewe rero bitewe n'ukuntu nagomye kugenda shegeshwa haba mu buto bwanjye ndetse no mu bukuru gushegeshwa ntago ari uko nari mvukiye mu muryango ukennye ahubwo ni ukubera ko nakunze gustragoringa nyiri umwana nyine nakunze gushaka amafaranga kera nyiri umwana njye nashatse umugore ariko maze kumushaka arananira kandi nta kindi kintu cyatumye ananira yananiye kubera boss wanjye nakoreraga buriya mu buzima busanzwe nubwo ndi umucanzara ariko ndi n'umushoferi shoferi utwara iki imodoka rero kugira ngo boss wanjye amutware atware umugore wanjye njyewe natwaraga boss nza kurwara ndwaye amamagaye arambura none nza kumubwira mbonye agatege nyine njya kujya mu rugo iwe ndamubwira ati rero ubutaha yari afite urugo yego ubutaha ninongera kurwara ngiye kuguha nimero za madamu ujye umukopoza akajya amukopoza nyine mu gihe narwaye cyangwa ntabonye n'umwanya wo kujyayo cyangwa nawe yambuze mwarabanaga se koko yego yigaga muri kaminuza ariko biriya bintu bibaho abanyeshuri bo muri kaminuza rwose araza ariko ibyo bintu reka mbisobanure neza byabaye kuri Nyabugogo namwe nimukajye mubyita urukundo inshuro nyinshi aba bana baba baragiye kwiga muri kaminuza bamwe na bamwe hari igihe agera kuri kaminuza abenshi baranakubwira ko ashaka kujya muri kaminuza agahita yifungisha yitirisha urushinge akavuga ati imyaka ingahe 4 muri iyo myaka 4 arareba umuntu uraho ugiye kumufasha muri ubwo buzima uzajya umufasha kwisukisha uzajya umufasha kubona kuri ya mafaranga ajya akenera yo gufotoza dore ko imbere ibintu byo gufotoza byabaga ari hatari ananarye neza ashaka kuza rero umumotari akavuga ati twibanire ndagukunda ariko nyuma y'iyo myaka inarangije kwiga abagomba kukwereka uw'inyuma rero njyewe rero none ibyo byo kwifungisha n'ibyajemo kubera ko yaranambyariye ufitanye umwana rero aza gukora baka boss nyine akajya nca inyuma akamwandikira none hari systeme nari narakoresheje yo gufata telefone nkayihuza telefone yanjye niye nkayihuza ndamutwara tugeze i Butare arambwira ati ukagiserera imodoka kazamuka ugasubira i Kigali njye nzagaruka nzaguhamagara uzumfate muri iyo minota boss yarakubwiye ngo agiserera imodoka usubira i Kigali mu gukora iki nyine njye nari nzanye imodoka nyine kugira ngo na madamu wajya abone yagendamo we yakoreraga we yakoraga akazi ariko agakorera mu ntara ataye abi Kigali yego ugarura imodoka yego mu kigure ntarava muri parking nagiye kubona mbona imodoka moto yinjije wa mugore wanjye nirinda kumwereka ko namubonye ngoma nicaye ndagatireka noneho azamuke ku ma escalier ngiye mukurikire ndeba hagiye kubera ko boss ari ngiye yari yamutwaje ibikapu muzamuka nawe yari muri fo yari agiye kuraramo ndamuherekeza nyine nzamuka inyuma y'umugore atanambonye nyine niyambara igikote ukuntu nifunze mu maso urana na maske muri iyo minsi zasaga nk'izigezweho zamutse rero nsanga yinjiye muri cya cyumba cya boss nta kindi kintu nari bukore narasohotse gusa kwiyakira byarabanje biranga narasohotse nagisere imodoka ndaza ngeze Nyanza n'umupolisi aranyandikira kubera ukuntu nari ndi kugenda mvugira kuri telefone uhamagara ndese nari ndi kuvugana n'abakiriya banjye tu baba baby nyine nsanzwe cyangwa wari guhamagara abahisi n'abagenzi ati madama oya nari ndi guhamagara abakiriya banjye n'ubundi nsanzwe nkorera inzara gusa nge ikiza nakunze by'umwihariko nuko naje gukora akabaka ukuntu mushiki muri umuna w'umugore wa boss nanjye mpita nishumbusha ubwo se wahimye nde ntawe wahimye ntawe nahimye kuko yo ntago ari revenge hari ikintu bita kwihorera kereka nawe ugiye ufata umugore we nkuko wari ugarutse i Kigali
oya ako kantu njye nakoze kuri njye karanshimishije kubona icyana cyiza nk'icyo ngicyo cyo mu bosi sibyo kagitera inda ubu ngubu kikaba gitwite nzakikuzanira hano ugikoresha n'ikiganiro rimwe ngubu kikaba gitwite mu minota ingahe n'ubu wajya kubona ukabona kiramamagaye tisheri bite iby'agaciro. ngambwira rero urumva umugore wawe umusiganye na bosi ndakata ndagaruka. ntabwo wigeze umuhamagara kuri telefone? waragarutse umusanga mu rugo? njyewe naratashe ngeze mu rugo ndamusanga sinavugana nawe ndinjira mfata igikapu shiramo imyenda yanjye ingahe ndasohoka. ntabwo wigeze akubaza? ambaza iki? yarazi ko ngiye mu kazi ntiyarazi ko nagiye. ntabwo wari wakamubwiye ko wamufashe? yego. njyewe nagiye ntabimubwiye wenda cyakora ubu ngubu ubwo yumvise ikiganiro nakoze ndetse n'iki ngiye gukora nacyo wenda urugero azacyumve cyangwa kizumvwe n'abandi ariko wenda ubwo yumvishe ko yankoreye amakosa. ibyo bintu byakubayeho byaguhaye urihe somo ryo gukomeza wenda gukomeza kwizera igitsina gore cyane? hari ikiganiro nigeze ngukoresha uravuga ngo uzashaka umugore ugeze imyaka 70. njyewe n'ubundi mu buzima busanzwe ntago nkunda abagore. ikintu cyatumye mbanga n'ubundi ni ngaruka kuri kara kantu ko muri Pop Baron batazagira ngo impamvu nabwiye bari abakobwa ngo nkababwira ibiki n'ibiki nkababwira ko ntibizabatungure nibyo nahuye nabyo mu rukundo. niyo mpamvu rero wigeze unkoresha ikiganiro nkubwira ngo nzashaka mfite 75 mbabarane n'umugore imyaka 5 mitemva. uburiya no kuvuga ngo abagore ahantu babera badanje, umugore iyo ababaye ararira niyo yishimye kandi ararira. rero bisobanuye ko umugore nakazu yazi. umugabo yaremwe mu rwondo, umugore yaremwe mu igufa ry'umugabo mu rubavu. ko rero urumva impamvu abagore baturusha umutima ukomeye yavuye mu igufa woremwa mu rwondo. niyo mpamvu uzabona abagabo benshi baziyahura. kubera iki biyahura? kubera iki biyahura? kubera ko boroshye, baroroshye. ariko umugore warabyakira akahita avuga ati reka ngo wimenge kureba undi. ariko wowe mugabo uhita utekereza ibihe byiza wagiranye n'umuntu. ibyo bintu byaragukomerekeje no kubona umugore wawe bari kumurongora bosi wawe? nta bintu bibaho bidakomeretsa umuntu. byarankomerekeje ariko narigaruye. nyuma yaho wongeye gukunda? oya ntabwo ndongera gukunda. ukora iki ubu? nkora iki? fucking fuck. nta wundi mwana murajya mu rukundo wenda ngo uvuge ngo bibaye kabiri nibwo mfashe iyo myanzuro? oya. ubu nuvuga ngo Nyabugogo nta mukunzi agira? buriya muri Bibiliya niho hantu buriya Imana yaremye ariko ikahashyira n'ubuhanga. riri mu isezerano rya kera haranditse ngo niba kwifata bikunaniye, kwifata niba bikunaniye mufata umurongore wijya mu rukundo. ubwiza icyo bisobanura ibyo bintu? bisobanuye iki? bisobanuye ngo aho kwifuza umugore wundi, ubwo nibundi bijyanye n'uwo nuko we wari kuvuga ibitari muri Bibiliya, uzamufata umurongore. bishatse kuvuga ngo aho kugira ngo ubone umwana w'umukobwa umugirira irari, kumurongora baba bavuga bitandukanye no gusambana. wowe uri kuvuga ngo uzamufata umusambanyi, kandi Bibiliya ivuga ngo umurongore. kurongora ni ukumufata ukamutereta ukamusaba ukamukwa ukamushyira mu rugo. erega abantu babyita gusambana, ariko njye mpamya ko ari uguhimbaza Imana. kubera ko impamvu ya mbere mpamya ko ari uguhimbaza Imana, Imana isanga Adamu muri Edeni. uzi ikintu cyatumye imuremera umufasha umukwiye? nuko yasanze Adamu ari kwikinisha. oya yego, uretse kwica amateka nibwo byo mu ngo byo muri Edeni reka tubireke. yego, nibwo yamuremeraga umufasha umukwiye ari we. ariko mana yanjye we, ugiye kuba nka wa wundi. ariko byo narabigugurinze ndabibona.
ngo Adamu yari afite umugore mbere ya Eva bitaga Lilith. Buriya mbere ya Eva Adamu yari afite umugore Imana yabaremanye bitaga Lilith. Lilith ngo yari inshinzi nyine, yari umufeministe uri ku rwego rwo hejuru. Lilith rero ntabwo yigeze yubaha Adamu kubera agahinda. Imana ihita imumukiza kubera agahinda ka Adamu. Ikora iki? Yavuga ati noneho kubera kuriya nari narabaremanye, reka noneho undi mukure mu rubavu, wenda we azakubaha. Nuko Eva yaje. Ariko ibijyanye no kwikirisha byo reka tubyihorere bya Nyabugogo, utaza gucurika ijambo ry'Imana, wenda babizi bazajya batubwira. Ariko se Nyabugogo nta na rimwe uragira, nta na rimwe wenda uvuga ngo nyuma y'icyo gihe yuko ushatse umugore nta na rimwe urafata amafaranga wenda ngo uyashyire kundi mukobwa kubabaze? Kuba famiye yanjye tuyihuye nkajya kuyisura, kandi nanone nkaba akazi gashobora kwimuka nkavana nkajya gukorera i Butare. 2-3 waruje Kigali uje gukora iki? Nazaga nyine mu gusura abavandimwe. Wari ufite imyaka ingahe? Ndashaje Sam. Ndashaje kubera ko naheruka mu ishuri, urumva ugiye kugira wasanga wari ufite ubwenge se 2-3? Nose mfite imyaka ingahe? Wari mukuru warizana gukivana ihuye ukizana Kigali? Nyine urumva mfite imyaka ingahe? Nsimbizi imyaka ni imibare. Mfite magazi imyaka 30 n'imisago 37. Ningahe? 7. Ibaze ko Nyabugogo angana na kamiliyoni. Nyabugogo uzi kunduta? Uzi imyaka wabundusha? Ndakuruta kure ariko n'ubundi kubitindeho. Ndabyemeye. Ibintu byose ugiye kuvuga none ngiye kubyemera. Nimba kuko imyaka ari yawe ariko ni yanjye. Nushaka kumbwira nzakuzanira ID yanjye. Noneho reka twivugire rero ku bindi. Umugore wa mbere muratandukanye aragiye. Yego. Urukundo uhita urwanga cyangwa se Imana yaragushumbuje? Nararwanze ariko nyuma nza kubona umwana mushyashya narinde gukorera inzara birangira ambwiye ati humura tuza. Ariko ushobora kuba uri gukorera umuntu inzara ukamukunda nawe akagukunda? Ego, bijyanye n'uburyo wamukoreyemo. Ko mba mbona aba batipe abantu muri comment muze kumbwira, aba batipe bakora inzara, bakora mu masaro, bakorera abagore, igitsina gore kibakunda kubi. Sinzi nimba ari urukundo iyo umukoreye neza rw'akazi cyangwa se no urukundo rw'akazi. Ariko iyo umukoreye neza birangira agiye afata nimero yawe, yajya kuza akaguhamagara, nyuma y'ibyo ngibyo bikarangira bibayemo n'ibindi. Mugore wanjye nzajya nzimwicira. Ntago wabishobora. Nese warabyize? Warabyize wowe? Nzajya nguhamagara uzice nicaye muri saro ndaho ngaho. Ubwo se watarabuka kambwira ati naza kujya ku kazi uze kuza kundeba. Umugore yashatse kukuzenguruka. Ngambwira uwo mwana rero araje guhoza amarira. Cyangwa nawe wabaye nka wawe? Araje tumaranye nk'amezi 6 ameze neza ndyoshye. Waribagiwe wawe? Naribagiwe wawe undi. Ariko munyu wawe undi ariko nago nigeze mpfa kumwibagirwa cyenyege. Nubundi n'ubu ngubu nano nicaye inde kureba umuntu utambutse nkagira ngo niwe. Agutuye mu mutwe? Yanuye mu mutwe kuko ni mwiza, afite ibinyashi. Yego. Muri make afite byose. Ako nono nyuma nyine Yuriya araje wundi wa kabiri, turagumanye nk'amezi 6. Ako mu nyuma mbona ntago ari kugenda, nyine ngiye ku bwanjye nkabona ninde wakoshonye undi? Nsa nk'ahari ngewe wamukosho. Ako cyane by'umwihariko niwe wankoshonye, kubera ko nge nagiye gufana nsanga nawe yagiye muri pull up. Wagiye gufana APR? Yego. Ntago nagiye gufana rero nsanga nawe nyine. Nyabugo aba bakobwa mukundana kubera ko urabona ko abantu mukunda amakipe mwambara mwisiga amarangi, ntago umukobwa ashobora kubikwangira?
uwabikwangira ntago yaba agira urukundo, kuko nta muntu wakwangira akazi, sibyo? Kuko nge biriya ubaka kanya ntago nyibifata nk'ibintu byo kwishimisha, mbifata nk'akazi, kubera ko abantu bimpuza nabo kubera ko abantu bimpuza nabo ni abantu kandi bakomeye kandi bahambaye. Nimba umuntu aba yarize akiga kuva mu wa mbere secondaire akagera muri kaminuza, akaba atarahura na generali, akaba atarahura na minisitiri, akaba ataranagera naho ngira abantu bakomeye mumaze guhura kubera gufana APR. Afande CDS haje Mubaraka Muganga, afande Kazura, afande Ngabo, abakinnyi bo turahorana, abayobozi bakomeye bo. Harya wigeze ujya gufana APR hanze? Tanzania. Yego. Imaze kukuriza indege kangahe? 2. Inshuro 2. Yego. Okay, wagiye gufana hanze. Yego. Nyabugogo rero. Ndagira ngo umbwire ejo bundi kuri match ya APR na Rayon. Yego. Match irabaye, intsinzi itashye muri APR, abareyo batashye wabareyo. Mukanya mbona uri kumwe n'ikizungirizi cyari cyavuye muri Tanzania, n'umukobwa ufite inkomoko mu Rwanda, ariko umukobwa umwe mu bakobwa barikoroje muri Tanzania bamwita Jacinta Makwabe. Uyu numwe umunyamideli ukomeye cyane ukomoka, afite inkomoko mu Rwanda, afite umubyeyi mwe w'umunyarwanda ariko akorera muri Tanzania. Yamenyekanye cyane mu irushanwa ry'ubwiza, cyane no mu myidagaduro y'Afrika y'Iburasirazuba. Ayigeze guhagarara Tanzania mu marushanwa ya Miss Karaba na Future Global, zose na marushanwa yabaye muri 2023. Uriya mukobwa yarimo. Ikindi kandi Jacinta yavuzwe mu rukundo n'umuhanzi Diamond Platnumz, cyane ko ari umwe mu bantu bagiye bagaragaza ko ari inshuti ya hafi ya Diamond. Uyu mukobwa nuko nyuma yaje kujya mu munyamakuru arabihakana, avuga ko bahuzwa n'akazi. Uyu Jacinta abantu mukunda gukurikira iby'imiziki, ari mu ndirimbo bita Sikosa ya The Ben, Kevin Kade ndetse na Element, niwe waketinzemo, ndetse aba muri zindi ndirimbo z'abastari nyinshi muri Tanzania n'izaba Diamond. Rero uyu mu baby ngewe narasohotse tumaze gutsinda Rayon Sport, kuko ariko nubundi kuva Rayon nabonye aka video we yagapostinze muri komwe, kuva Rayon Sport yabaho nubundi ntagira iratsindira APR mu mahoro, nubundi akenshi hori burira amahoro mu mahoro. Iyihe Rayon Sport iburira amahoro mu mahoro, ntagira abonera amahoro mu mahoro. Buruko twakinnye nta munsi irabonera. Dore uyu numure yaragiye buruko twakinnye agahinda kisha umureyo. Nubundi abantu batize barushya kubi. Ndamuzi ni docteri dukomeze. Rero icyo nagira ngo nkubwire, nta munsi n'uyu numwe Rayon Sport yari yatsindira APR mu mahoro, nubundi ihora iburira amahoro mu mahoro. Rero narasohotse, ndi gusohoka ngeze hanze mbona umubebi mwiza rwose, sinari nanamuzi. Mu nyuma video iri gutraininga nibwo babimbwiye, arambwira ati ngwino hano. Ndaza, arambwira ati njya mbona nkubona atukunda kuburi gusakuza cyane, ibyo byose ukunda APR. Nabwo ati cyane kuko no muri Tanzania turiyo, yarari kumwe na wa mubebi nawe wo mu TikTok wa APR, niwe bari gukorana iriya muri Tanzania. Nibwo rero nyuma naje gusobanukirwa uwo ari we. Urabona ko yamaye ku mafaranga. Jacinta yarakuremeye? Yamaye ku mafaranga. Uri afite agafaranga gatubutse cyane. Yamaye ku mafaranga, ababibonye yafashe dukeya nka 5 yanshyira hano, ariko andi yaje mu muyaga. By'umwihariko nukuri uriya mu baby kugira ngo agere mu Rwanda no kubera APR. Ntago Rayon Sport yahagurutse umuntu nkuriye.
kandi ngira ngo mumaze kubibona ko njyewe abantu bajya bakurikira match za APR baramuzi kuko n'ubwashize igihe APR ajya gukina muri Tanzania yari yambaye jezi ya APR ayiri inyuma rwose. Rero urabona ko twazanye Chameleone na Justin Taraje kubera ubuyobozi bwiza bwa equipe ya APR. Ntago yaje aje gusura mu Rwanda nubwo ari havuka, yaje aje kuvisita APR, yaje aje nk'umuntu muri make w'icyubahiro wa APR. ariko ngo niwe muntu muri kugendana ngo muri Kigali. Ni by'agaciro narabikoreye kandi ngomba no kubiserebura. Navugishije abantu benshi bavuze bari kuvuga ngo iki bari bavuga se buri kanya ndi kujya kubona nkabona ababebi baranditse ati noneho mana yanjye tuzongera kugukura. Ni by'agaciro, niyo mpamvu murambwira abantu ngo bazajya kubona babone nongeye nsitaye ku mafaranga. Samo natunze amafaranga ariko ngiraho nyabura nyine kubera umugore. Ariko haracyabura kandi Imana ni nziza cyane, ibintu bizongera bigende neza Nyabugo kubera Imana. Oya njyewe buriya nizera ibintu bibiri. Ku bintu by'Imana byo nago njya nkunda kubyinjiramo cyane kubera ko nago ndi umukristo. Ariko mu buzima busanzwe ubundi bundi naravugaga ati kubera ko abakobwa beza n'ahantu murira nabo harimo aba baby bose tubona barenze, ubundi nabaraga ko umunsi napfuye wenda aribwo nzahura nabo kubera ko nabo buriya funeral mayo se ni wirirwa kubakorera inzara. Ubu ni cyo cyamamare cyo mu Rwanda ni Kigali ukorera inzara. Abo nkorera ntabwo baramamara cyane. Uko ukorera ndi nkorera ba TikTok benshi sibyo na Emeline n'umukiriya wanjye. Emeline Ishanga yakiriye agakiza. Nukuri ko Imana ikamuhe nanjye ndakamusabiye nanjye ajya nsengera nzakabone. Ariko nukuri Jacinta Imana umugisha cyane. Nyabugogo bwira abantu nimero yawe ya telefone rero abantu bashaka gukoresha inzara, abantu bashaka ubwiza guhamagara ku yihe nimero. Nimero yanjye bampamagaraho uwakenera gukoresha inzara, haba ashaka ko musanga mu rugo cyangwa no ku delivery, home delivery cyangwa akansanga ku kazi. Nimero yanjye ni 079 53 65 841. Nshimira urugendo online ruba rwantumiye. Asante sana.